Hello, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Karibu kuri Lisi France Lifestyle. Nizere ko muri amahoro biri kugenda bicamo, naho muherereye hose nizere ko muri kugenda bimeze neza. Kwakiriye wowe uri mushyashya uri kureba icano oyiguyeho gutyo par hasard rwose, karibu ndakwakiriye. Ntibagiye gukora subscribe kugira ngo ukomeze ukurikirane ibiganiro nkomeje kugenda mbagezaho by'ubwenge kabisa. Ikindi kandi ko ni inkunga ikomeye cyane, abakora like, comment n'abasharinga rwose ndabashimiye cyane. Mukomeze munshyigikire, ntimwibagirwe gupyonda kuri subscribe. Uyu munsi reka tuganire ku kamaro ka ntuza ka vinaigre de cidre. Ko ntuza vinaigre de cidre ni iki? Vinaigre de cidre ni navuga ko ari nk'intuza nka pome abantu benshi turayizi. Navuga ko ari nka pome baba bataze ari amazi jus ya pome cyangwa se amazi ya ntuza byabyaye amazi ubyo bayikamuyemo bakaza kubitara bikaza kumera nk'igihe iminsi bingahe bikaza kubyara intuza, nibyo byara ntuza vinaigre de cidre. Vinaigre de cidre ahanishwa kwikoreshwa mu buryo bwinshi butandukanye. Ushobora gukoresha ku mubiri cyangwa se ukayikoreshwa mu mubiri mw'imbere, cyangwa se ukaza kuyikoresha mu byo dutegura tujye kurebera hamwe muri rusange n'indi ikora mu mubiri, ubundi dukomeze turebere n'ibindi muri rusange. Vinaigre de cidre ntuza mu mubiri, ikintu cya mbere man ikora cyiza cyane cy'ingirakamaro, kuyinywa mu gitondo rwose. Umuntu akibyuka mbere yo gufata breakfast rwose nk'iminota nka 30 ushobora gufata intuza igikombe cy'amazi, ikirahure cy'amazi, ugashyiramo ikiko kimwe kino cy'isupu kinini, ukagishyiramo kimwe kiba gihagije, ukavanga gitondo nta kindi kintu urashyira mu gifu. Ni byiza cyane, bituma igifu udigera neza. Ikindi bituma gutakaza ibiro ni rwose ntuza vinegar ni ntuza rwose. Vinaigre de cidre ni ikintu ntuza abantu bakwiye kunywa cyane cyangwa gukoresha. Utayibonye tuvuge nk'urugero nk'uko ndikoga, utayibonye ushobora gufata intuza amazi utuzi dushyushye tukakabuza uyaza, ugashyiramo indimu ugashyiramo indimu nayo kubinywa mu gitondo ni byiza cyane. Bituma birinda umuvuduko w'amaraso, ni kuyinywa ntuza bituma utakaza ibiro. Ntuza vinaigre de cidre ikora akazi kenshi cyane ku ntuza kubona, tuvuge ishobora no ishirinda na kanseri, ituma wenda kudigera. Tuvuge nk'umuntu warwaye nk'amangati, ushaka kuyinywa rwose gutyo ukagira ikaza kugufasha kugira gutumburuga. Umuntu wari watumbye nayo ishobora kumufasha. Umuntu waragize amangati iragufasha ukongera ukagira. Rebe hamwe mu ntuza mu gikoni, tuvuge ushobora kuyikoresha mu kunywa intuza mu gikoni. Ushobora kuyikoresha nk'intuza nka vinaigre. Urabona nka kuno umuntu akora gasalade mu gikoni, ushobora gufata nk'akayiko tubiri ukanyanyagiza ku gasalade akuza kujya ukoresha vinaigre, ugakoresha ino ntuza vinaigre de cidre ukanyanyagizaho rwose. Ni sawa cyane, nayo ikoramo. Cyangwa se abantu bakora salade y'ibitunguru ibitunguru maze ko bifite ubukare, ushobora kwikoresha kugira ngo ibitunguru bigabanuke ubukare. Nka kuno dukoresha vinaigre, abantu bashobora gukoresha vinaigre bakora salade. Ushobora gukoresha vinaigre de cidre, nayo ni sawa cyane kwikoresha mu guteka, ni byiza cyane. Ikindi nk'uko nyine navuze, vinaigre de cidre kuyinywa nabyo ni sawa cyane. Ushobora kuba ufite inyota kugira ngo wenda uyahuze, cyangwa se ujye kunywa iyo fanta irimo isukari cyangwa se ibindi amaji n'ibiki byose, ushobora gufata ntuza kayipo amazi rwose, icyo kiro cy'amazi ugashyiramo kayipo, agashyiramo kwa vinaigre de cidre akayiko kamwe, kaba gahishwa kuyinywa inshuro nyinshi rwose ku munsi. Ni sawa cyane, igira rwose inetwaya umubiri, inetwaya mu nda, ni intuza rwose mu gifu hose hanagura rwose. Ni intuza ikintu bakwiye gukora cyane. Ikindi ushobora cyane ku ntuza ku ruhu. Reka turebe ku ruhu abantu barwaye intuza imvuvu mu mutwe mana, hari igihe nyine dusuka ibisuko, umuntu akazana imvuvu wenda bitewe n'uburyo apfuye imisatsi cyangwa se bakura imisatsi, cyangwa se n'igihe umuntu amaze adakaraba mu mutwe. Ariko hari abantu bakunda kugira n'imvuvu iyo bamaze gukaraba imvuvu zikaba zikirimo. Ushobora kwikoresha nk'intuza rwose, binetraliza intuza bino by'imvuvu, uburyo imvuvu zizamo binetraliza, bigufasha kutagira imvuvu cyane. Nayo wayikoresha, ushobora kuyikoresha ntuza ukayishyira mu gacupa. Kano hari uducupa tuba dupuriza gutya, ushobora gufata ukayishyiramo ukamera nkaho rwose ugenda ushyira hano hafi n'uruhu, hano ku ruhu. Ikiza ni ukuyidirwa n'amazi gushyiramo ntuza, ariko igomba kuba nyine igaragara. Ushobora kuyidiriwa, ni byiza kuyidiriwaho bukeya kugira ngo ntuza zitaza kuba nyinshi cyane, ariko ntacyo bitwaye no kutayidirwa. Ariko bitewe n'uko uruhu rwawe yaje, abantu bagira uruhu ruri sensible rworoye cyane, niyo mpamvu ushobora kuyigira. Ushobora kuyidiriwamo bukeya ukaza kuyikoresha, ukagira rwose ukagenda ushyira ku ruhu hano rwose ku ntuza hari imvuvu, ukagenda ushyira ku mutwe ntuza ku musatsi. Ni byiza cyane, bituma ikiza imvuvu mu mutwe. Ikindi kintu ushobora kuyikoresha cyane ni intuza
abantu nabo bishimagura mu mutwe, bya abantu bishimagura mu mutwe atari urw'imbuvu bafite cyangwa bishimagura mu mutwe, nawe ushobora kwifata ukayidiraho ukagenda upurizamo intuza vinegere de cidre ikora ku mubiri, impumuro mbi mu kwaha nayo ushobora gufasha kugira kugabanya cyangwa se gukora impumuro mbi mu kwaha, ukayidiriwa nawo mu maso, ubundi ukaza gufata agakotopadi cyangwa se ukagira akadiski de maquillage ukaza gushiraho duke, nabwo ugomba kwidiriwa mo bukeya, ubundi ugahanagura neza mu kwaha, ugahanagura neza, ikuramo impumuro mbi mu kwaha. Ikindi kintu ikora kuntuza ku bantu bagira ibirenge mana binuka, cyane cyane abagabo, sorry ndabavuze, ariko abantu b'abagore cyangwa abasore bakunda kugira inkweto zinuka cyangwa se ibirenge binuka. Mana yanjye umva, nimba ushaka gukira impumuro mbi mu birenge, nuza ipo acid vinegar rwose nicyo cyagufasha. Fata intuzama akabase k'amazi, ubundi ugire amazi menshi, ubundi ushiremo intuza vinegar de cidre, ubundi ibirenge bitambikemo iminota 20-30 rwose, biraza kugufasha cyane kuneutraliza zino odeur umuntu afite z'intuza z'amaguru, cyangwa ikuraho impumuro mbi ku ntuza. Abantu bakunda kugira impumuro ku maguru, ni ibintu bakwiye gukora rimwe na rimwe, bigufasha kugenda ukuraho impumuro mbi mu ntuza amaguru anuka cyane. Arwaye ibimeme nabyo, umuntu urwaye ibimeme nanjye nabo yagira kunuza ino gutambika, cyangwa urwaye ibimeme, cyangwa se umuntu ukunda kugira mikoze, cyangwa se inzara zagiye zangirika ukuntu zigiye ntuza, ni ibintu bikunze kubaho cyane. Ni impamvu nyinshi zitandukanye ushobora guteza kugira mu ntuza amaguru anuka, cyangwa se mu mano hanuka, bishobora guterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye. Ubu icyo ugomba gukora ni ukubyitaho, cyangwa ugafata neza amaguru yawe, ubundi ukajya ukora ibyo ngibyo, kuvanganuza vinegar de cidre n'amazi ugatumbika mu maguru, nabyo ni sawa cyane, bituma bikoraho uwo mpumuro mbi ukunze kugira mu mano cyangwa se mu birenge. Ikindi ushobora gukora n'intuza, ikindi kintu ushobora gukoresha n'intuza rwose, ushobora kubikoresha nka tona mu maso. Tona ni iki? Tona mu maso n'intuza. Urabona umuntu amaze gukaraba mu maso, hari igihe biri ngombwa ko ufata tona ni nyinshi. Hari video nabakoreye mbereka amazi akisha mu maso, utaza guca muri description utayirebye aza kureba ko nuza vinegar de cidre ni sawa cyane, ushobora kuyikoresha. Ikora ibibazo byinshi ku mubiri, ibyo ni byibanze hano muri rusange nari nshaka kuvuga, ariko nayo wayikoresha cyane. So ndabashimiye mwe mwarebye video, namukomeze gukurikirana iyi channel ya Risif France Lifestyle, mukore subscribe kugira ngo mukomeze mukurikirane ibiganiro nkomeje kubagiraho. Imana y'amahoro ikomeze barinde mu byo murimo byose, mukomeze mwaguke muri byose inshuro nyinshi cyane. Ndabashimiye, ndabakunda cyane, bizu ciao. Video nyinshi nazo ndaje nzibagezeho. Ciao.